Mzee muraho. Yego yego. Neza. Ndetse mzee aha amakuru. Kugiye kwa meza. Yego ni karibu rero barimo. Jesus, so kuni wowe mwana we. Sugo kuchoi waratinze kuza kudusura. Nje none ejo bundi ugenda sinamenye n'igihe wagendeye mani yanjye. Bagiye kuko nari kumbwira ko wari ubizi neza ko iyo ugenda natari kubyemera ntabwo ari kubisiga hano. Papa wese ntabwo yakubwiye. Papa se yakumbwiye ko papa n'undi adakunze kuba ari hano. Ese ko nagiye ndwaye nyine wagira ngo mperekeze se tujyane kwa muganga. Kuguherekeza nkaza no kukurwaza. Ako se kukuzi ko ari we muntu nagiraga hano muri urugo byibuze wajya gunyumva. None waragiye uhera aho ngaho gusa kunari no kumbaza uko merewe. None guhamagara papa ngo mubaze umwuzukuru wanyemeza uti. Siko nari ndwaye uburwayi bumereye nabi. Nta kintu atekereza uretse wari urwaye yego birumvikana ariko wakagombye no kusiga basi umbwira ati mwana wanjye uziyiteho ugenda utambwiye. Yani ntabwo wakumva usize mbabare. Nari nzi ko ntazamara igihe kirekire kwa muganga. Nari nzi ko nzabanguka tukabonana ariko noneho baransezereye. None se bambwira byagenze se wagiye urivuza bagwaye imiti byagenze bite? Nyine bamaye imiti barabanje bancisha mu cyuma usanga nyine ibihaha byanjye ntibihumeka neza bantera imiti imirire byo kujyanywa bigeze aho barambwira ngo ni intahe kujya ngaruka byibura rimwe mu cyumweru. Bivuze ngo bagusize uyu munsi se uza nonaha? Basezereye nimugoroba kari bwije mu ruko ntaha ndavuga reka nzagende mu gitondo. Barambwira ati nta kibazo. Ariko wari wabibwiye papa se ko ubivuze? Namubwiye. Isuku cyane ntambwiye ngo utegure ngo umena gutegure cyacyaye kundi. Nise ko gitegura ariko sinacyagishobora se. Kandi n'isukari diyabete mani. Diyabete umuvuduko y'amaraso. Ariko gusa soke barambwiye ko byagabanutseho gatoya. Ntabwo byibuze ndashima Imana basi kuba nongeye kubona mani yanjye. Nari ngukubi ntabwo wabyumva. Uso aho uri ntiwanekereza. Urabizi hano urugo nijya wakwitagaho n'igi twahoranaga. Nagize ikibazo nyine kubona papa wawe cyangwa mama wawe batarakohereje n'ubu ari wowe ndwaza nkarwaza nawe abuzukuru wanjye kibabara. Aho njye nari kuza kukurwaza se urabizi niwe muntu mfite unyumva niwe muntu w'agaciro pe. Sarura yarakuye. Urabizi n'ubundi aho yagiye sinavuga ati byagenze gutya sinavuga ati iki n'iki. Papa nyine yari yumvikanye na mushiki we yuko bazohereza kariya gakobwa k'Imana. Kari kukaza kundwaza. Karaje se? Ese twabona se nawe yakakiriye. Niho wari ukurwaje. Kati. Shose bakunye kuri Imana ishimwe. Basi se imiti urabona hari ikintu kiri guhinduka. None sinakubwiye ko numva nsigaye mpumeka neza. Kandi bambwiye ko byibura rimwe mu cyumweru nzajya nsubirayo kugira ngo ahubwo noneho kuva waje singiye gukora ngiye kuzana nkukoresha udusiporo imitsi irambuke umva mfata amazi ashyushye mu kandira amaguru umva ngiye kukwitaho. Bambwiye nyine no kunkandira amaguru na kamasaje. Singiye kuzana mbigukorera. So nazo umubwira ngo amafaranga yo kugura pomade zo kumugorera nimugoroba. Nawe bakwandikiye se? Pomade se? Harayinyandikiye nyine ariko no kujya kuyigurira. Kwigura muri pharmacy. Okay ndaza kumubwira. Mubwire. Akumwanda. Ko ndumva nk'iri by'ibumoso rwose ry'iburyo. Ndaza kugukoresha siporo igihe gituraburi ukize. Ndabahinze ndumva nanjye agategeka bakagenda. Kutari kumbaza se amakuru ya mama wawe? N'ubwo wambwiye aho yagiye.
wambanza kiryamye aya masaha akiryamye isaha aryama kuri mbanza kiryamye nzabyuka kubyuka ko kati mbese mama wawe bimumeranya gute ko nasize ari hasi hejuru sogoko n'ubundi nta cyahindutse undi n'ibyahe muzehe waje naje nazindutse yarobika none se none se bagusezereye ryari mu gitondo bansezereye nimugoroba ubwo rero basanga ngo burije barambwira tuzagende mu gitondo warayeyo narayeyo ninjoro ahubwo uzi ko bisikanye n'umugabo aje kukureba ahubwo aje kundeba ntabwo nimugoroba namubwiye ko kwa muganga baraye bansezereye ubwo se yazaga kunda nk'aho yanyohereje amafaranga yo gutega waje kundeba cyangwa agafata imodoka akaza kuntwara none se undi undi bite byawe ntabwo uzi no gufata umuntu ngo umwakire ni uko se muzehe umugabo murabisikanye yari yaje kukureba ariko yaje kundeba ategeye nimugoroba namuhamagaye mubwira ko bansezereye ntiyanyohereje amafaranga ngo ntege cyangwa mbwire ko azana imodoka akaza kuntwara gusa mu gitondo hari ibyo yambwiye si ubundi wasigaye yumva ati si ubundi yaje we bite byawe umurwayi araza ibikapu uko agatashye impapuro zo kwa muganga tugenda andurura ibintu by'umurwayi cyane genda mu nzu uretse izi mpapuro mbanza nanareba uko muzehe bamwandikiye none se muzehe uwateze moto ateze moto naje nshekagura dore ngeza umugongo wagize wasobanye tega moto urwaye none se nari kugira kandi kwa muganga ntabwo bajya basezerera umuntu wakize ese ubu ngubu ni ukuvuga ko mwarimu yabaye amakuru y'uko uyu munsi ngomba gutaha hoya mwari mwabivuganye na papa wabanje we yazindutse ambwira ngo aje kukureba yumva ko bari bugusezerera mbona mwarandambiwe hoya none se ejo gihe naramuhamagaye mubwira yuko bansezereye ariko ko bwije ko ugomba kuza mu gitondo kuva tukimara kuvugana kugera iyi saha ntabwo murongera kuvugana ntarongera kumbwira ijambo na rimwe yahitiye hese nukundambirwa nyine ariko nawe reka nze ndaje nzane fone muhamagaze yanjye wamuhamagaye se ntiyagufata si ubwo nahamagara umuntu kabiri gatatu musobanurira ko kwa muganga bansezereye nkaguma nkamuhamagara n'inshuro ya kane n'iya gatanu n'iya gatandatu n'iya karindwi n'iya munani ikibazo numva ngo ntaba nyumva nyine ndavumirira nkabyihorera nyine ubwo yabaye amahoro wera ntange rero nyine aramuhamagara ko none se ubwo rero bambwiye nyine anje we cyo tuguhaye ikizi ngo ndiho ndorohewe n'umubyihorere nta n'amazi ko cyo tugaye n'amazi byihorere ntabwo haracya ubwo ugiye kuzana bimwe by'uburwayi bugufatanya n'ubusaza ujye wanga kunywa no kurya ntabwo bizakunda nta n'ubwo uzakira n'utanywa ngo unarye imbere aba yaraririye yumvira oya ntabwo ari byo niba guhaye n'akaji byibura nakushaka muri iki gitondo mumbabare namwe mama oya musendaje tuvugane gato humva ijoro wabyutse kwa mwita nta kintu urafata kugeza n'izi saha ntabwo uzantegeka ntabwo bizakunda kuko urarwaye ugiye kuzakunda muzehe yari kumuzanire byibura n'akaji sibyo ariko njye numvaga nta kintu ushaka muri iki gitondo reka n'ubundi iyo urwaye nta kintu uba ushaka ariko upfa guhereza akantu igifu byibura reba guhera mu gitondo wakoze urugendo nta kintu urafata ihangane mbore kanzi njye rwose numva nta kintu nkwiriye kunywa cyangwa kurya muri iki gitondo byibura hakiri ya mukazana wanjye nawe rero sinzi mba ari urukundo ahubwo akazi rwose genze nibera ibintu bagasanga turakwemera niyashaka izabe shambure mugire shamuhe agisoro naza kine u Rwanda birahi muzehe nanze kuzana ibishini bitsa kwino by'isukari baza atari by'isahari ikimeze gutya oh basi tukumana kumazi murakoze ndayanywa
none se urumva hari akari kujyamo akabaraga kari kuza ni gake gake urumva bimeze bite burya muganga arashoboye ubonye ko ngenda ameze nabi cyane nagiye nyine imiti ishinge amanaserumo